tugiye kurebera hamwe amagambo ane ashengura umutima w'umugore igihe avuzwe n'umugabo bashakanye. Kora subscribe, comment, like and share, hanyuma utwiyungeho, hanyuma iby'ijwi ryo ntimubitsindeho ndarwaye. Hanyuma abantu mushaka guhaha amakanzu meza nk'aya ngaya muze mutugane, amakanzu meza y'amasirimu yambitse afite amaboko maremare n'amadira, ariko aya makanzu nta cuyani nta yitera, aba ari meza cyane, aba yafite ibyo mutangira ubuhamya. Uragura tukakohereza kuriye ahantu hose waba uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amagambo ane rero uyu munsi niyo nshaka nakusanyirije hamwe, nshaka ko tuganiraho ababaza imitima y'abagore akayishengura igihe bayabwiwe n'abagabo bashakanye, abagabo bambariye ubusa, abagabo babyariye. Rimwe na rimwe abagabo ntabwo baha agaciro kuba umugore yarakubyariye, wumva ngo si we wa mbere ubikoze, ngo n'abandi bagore niko babigenza, ariko buri wese nkanjye mbyara bwa mbere bwari ubwa mbere, ntabwo nitaye ngo abandi barabyaye ngo byagenze gute. Mfite challenge nahuye nazo ku giti cyanjye, n'undi mugore niko bigenda, n'undi mugore niko bigenda. Bigenda gute rero iyo umugabo bari kumwe afata umugore akamushyira muri rusange, ibintu byose urugo rwe akarushyira muri rusange, niko zubakwa, niko babaye, niko bameze, niko bahora. Bigenda gute? Hari amagambo ane umugabo abwira umugore we akamushingura umutima. Umugabo uri hano yamenye, hanyuma uyirinde ubashe kubaka urugo rukomeye. Hanyuma mudamu nawe niba ukunda kwiyabwirwa kenshi gashoboka, ndumva uburibwe bwawe, ndumva umutima wawe ukuntu uremerewe, kandi nkubwira ngo ihangane. Tutizimye mu magambo rero, iri jambo rya mbere umugore rica mu matwi ye rikamukorogoshora, kumva umugabo ati ariko ubundi nkawe umaze iki? Mugashwana mugapfa ibintu biruka ati ngo ariko ubundi nkawe umaze iki? Mbere mba nagendeye, uba wakoze iki? This and that. Ukavuga amagambo menshi ariko ibyo gatambukamo ngo ariko ubundi nkawe umaze iki? Kubyariye amaze. Umugore uza akaguterera ipari, akakwambika, akakwitira ku muryango, akakwitira ku rubyaro, akakwitaho ubwo akiyibagirwa. Abagore benshi abaheruka umwenda muri za 40, ariko umugore w'umutima aratekereza akavuga ngo umugabo wanjye nta kintu akigura, yita ku rugo rwanjye, nawe ubwo akareka icyo yigurira, umugabo amasengero akamugura, amaboko gusa akamugurira. Abagabo benshi ntabwo babyitaho, babigurwa n'abagore babo, sibyo? Aho yabona agapantaro keza akamugurira. Tureke wenda n'abadafite ubwo bushobozi bwo kugura ibyo na biriya, afite uburyo kiyigomamwo, afite uburyo kibye byose, inzozi ze zose yazishyize ku ruhande kubw'urugo rwawe. And you are like, ubundi umariye iki? Icyo kintu gukibwira umugore wawe kimusubiza inyuma mu myaka nk'imyaka 5 ishize, ubundi mumariye iki? Ubundi maze iki muri uru rugo? Biramushengura mu mutima ku buryo atangira kubona ibintu byose bya reportive yakoze neza, avuga ati nanjye ndi umubyeyi, mfite ishema ko nanjye urugo rwanjye rumeze gutya, akabona byose ni impfabusa, akabona koko ntacyo amaze. Arakimaze, kuba kimaze ubyango byemere. Ishema ufite nk'umugabo mu bandi nuko ufite urugo, nuko ufite umugore. Uzarebe umugabo wasenye cyangwa watandukanye n'umugore, sosiyete ifite ukuntu umufata bitandukanye n'umugabo ufite umugore wubatse. Hari ibintu twibwira uko sosiyete igufata ngo ntacyo bimbwiye, ngo ntacyo bimaze. Ubu ndamutse nkavuga ibintu mu mazina yabyo, nkabivuga uko byakabaye, ndi umumama wubatse, nkavuga ibintu mu mazina yabyo uko byakabaye. Usibye ko idini yacu ya Islam, muri sharia yacu ya Islam ntabwo twemerewe kuvuga mu mazina yabyo, no kugisha kugira isoni, kuvuga ibintu nyine ukavuga ariko utabyeruye. Hari ubwo kubera ko ngo muri sosiyete uko badufata ntacyo bivuze, nawe numva ntacyo bimbwiye. Ibihumbi 70 magana ane muza muri video uzajya abantu 150, ubwo koko kumufata ntacyo bimaze. Kuko muri sosiyete wa mugabo baguha agaciro kubera umugore wawe, ntabwo ari ko bagaha wa mugabo wasenye, ahubwo yarananiranye, yabaye icyomanzi, niwe wananiye umugore we, cyangwa se byageze gutya na gutya. Warangiza wowe uracyafite umugisha ko wubatse, ukabwira umugore wawe ubundi umariye iki? Urebe kuva wa munsi wa mbere umuteretse, kuva wa munsi wa mbere uca bugufi, ese koko nta kintu akumariye? Iryo jambo ribabaza rikanakomeretsa umutima wawe cyane. Oya, yifunga iyo ngiyo, iyo yifunge. Acanye indi microphone ya kabiri. Genda kausobanurira, sibyo? Ikindi cya kabiri, irindi jambo rya kabiri, ayo magambo yawe ari kuzamo ko wagikonexe pe. Genda
irindi jambo rya kabiri, ubwira umugore bikamushengura umutima, sibyo, bikamubabaza cyane. Wakoze iyo bwabaga, wivuye inyuma, ugiye kumubwira ko umukunda bwari ngo nyuma y'imyaka 40 mubanye ndagukunda ariko shaho, ariko iyo ikiza ku ijambo ndagukunda biba bipfuye. Mm? Ndagukunda ariko iyo ukurikijweho n'iryo jambo ariko biba bigaragaza ko nubwo umukunda ariko nyine iyo ukunda umuntu w'umukunda amaso yawe agomba kwirengagiza inenge ze, ntamwe zabuze inenge, sibyo ngo nanyera kukigira amabinga. So abantu, umuntu wawe ni mwiza ariko aba afite defo na karite, afite ibyiza bimukundire. Ibyo ngo ndagukunda ariko ngo hari inkuru tumaze iminsi tubona kuri social media, umugabo atesha umugore w'umutwe ngo ntabwo uteye nk'abandi, ngo gura ibibuno, ikibuno yakigera akacyambara biriya bagura bya pirate bigenda, yaba ari muri sosiyete akatangira kugikora akavuga ati reba ukuntu wagishyizeho nabi kirahengamye, iyo utera nk'abandi. Ndagukunda ariko ntuteye nka kanaka, ndagukunda ariko ntabwo unyubaha nk'uko mbishaka. Wowe kora ibyo usabwa nk'umugabo, hanyuma ureke umugore nawe agushimire anakwapreciatinga bivanye n'ibyo ukora. Uramukunda ariko iyo ariko ni iki? Ndagukunda mugore mwiza warakoze kumbyara abana birahagije, ndagukunda ariko ntuteye neza. Abagabo nk'abo barimo bafite izo mvugo nyandagazi babwira abagore babo, ntabwo bikwiriye ko umugore mwabyaranye, umugore watanze ubuzima bwe, nivuga gutanga ubuzima bw'icyo kintu cyumva gisubiremo. Baravuga biriya abanyarwanda bavuga ngo subirayo nta mahwa, hari ahantu haba amahwa. Icyiza cyabyo iyo ugize amahirwe ukagenda ukabaye uri muzima, ukagira n'amahirwe ukabona umwana wawe muzima, uyibagirwa mu munota umwe. Umugabo wanjye we niwe yambwiye ati ikintu nabonye, kuko ngewe ntwite ndaruka, arambwira ati ikintu nabonye nagufasha ni kimwe, utwite nakemera nkabikora, bibaye ko mbigukorera nagutwitira nkaruka nkakora nk'ibyo byose, ariko ku munsi wa nyuma wo kujya kubyara aho ntabwo nabyemera, wasabwa kuhaba. Noneho kumva uwo mugore wemera kukubyarira rimwe bitewe n'uburi bwo hariya hantu, akabyara kabiri, akabyara gatatu, akabyara kane, ndagukunda ariko iyo ariko kuki itarusha iyo neza uwo mugore akugirira. Mukunda n'umutima wawe wose, mwappreciating umugore ukunzwe n'umugabo we byanyabyo, amahoro arasabagira. Ariko kujya kumubwira ijambo ryiza ukariherekeza ibibi, uba ukoze zero work. Irindi jambo rya gatatu ni urugero njye nari mbahaye, nimba ubona ko hari ikintu umugore akora wowe utashobora, kuri ibyo by'iwanjye nari mbahaye nk'urugero, kuki wumva yuko utamushimira ibyo ashoboye wowe udashoboye? Yes, nkuko ko appreciating abagabo benshi, abagore baba barabashimira iyo binjiza agafuka k'umuceri, iyo bishyuye y'inzu, ariko ni gake cyane ushobora gusanga umugabo ashimira umugore avuga ngo ndagukunda kuba wambyariye, yitaye ku mwana wavutse ariko nyina ukiri muri koma, nyina ukiri muri ibi na biriya, akiri guhomesha ibisebe byarabaye ibisebe, n'abandi niko bameze, ntabya n'abandi. Igappreciatinga umugore wawe nshuti yanjye. Ikindi cya gatatu icyo kiramushengura umutima w'umugore kikawusandaza cyane, ntiwigeze umbera nk'uko nabyifuzaga. Kwitora ukabwira umugore wawe, ntabwo mariage ntabwo ari expectation, ntabwo urugo ugiye kubaka ibyo uri gutekereza mu mutwe wawe ntabwo aribyo bigiye kubaho, ahubwo bimaze kubana hazaho icyitwa reality, ukamenya amakosa y'umuntu, ukamenya uko ibintu bimeze, ukamenya karite, ukamenya defo, ukamenya ibi na biriya. Kwitora ukabwira umuntu nyuma y'umwaka ngo ntiwambere nk'uko nakwifuzaga, wowe wibwira ko wowe wamubereye nk'uko yifuzaga. Ayo magambo nk'ayo akomeretsa ntabwo ari byiza kuyabwira abo mwashakanye. It's better nimba ubona hari icyo adakora neza, mubwire ngo sheri wanjye ibintu bihinduye byaba byiza kurushaho, ibi ndabona biri kujyana urugo rwacu mu manga, ibi ndabona biri kujyana, ariko kujya kubwira umuntu ati komedi baraje bagushyiriremo, sibyo? Kwitonda ukabwira umuntu ngo urumva, urabona ntiwambere nk'uko nabyifuzaga, biramushengura kuko yumva nta rukundo yigeze akundwa, yumva abaye aho ngaho nk'umuntu nyine ahita abona imyaka ye yose yabayeho mu buzima muri kumwe ntacyo yari cyo. So ni ukubyitondera. Irindi jambo, kuba umugore wawe wavuga ngo warananiranye,
eh? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibyo koko turi abantu kandi tugira amafuti. Umugore ashobora kukunanira akakubera umutwaro, akakubera ikigeragezo, kuko bibaho pe. tujye dugoma ufite n'ingasire kome n'ingasire sibyo yatse ngaho ugenda hari abaje gusijemo sibyo nshuti yanjye. Warangiza ibyo byose kubwira umugore kwicwa ati mbega tujye dukoresha inyurabwenge. Niba umuntu yakunaniye mufite icyo mupfa bimubwira, ariko wita ufata like nk'ibyo yagukoreye byiza byose ngo bikube na zero, umugaragarije ko yakunaniye, yakubereye icyumo, nta cyiza cye uzi. Dore kandi hano watse genda, nta cyiza cye na kimwe uzi, ukamunenga, ugafata mbega ya neza ye yose yakugiriye mu buzima mumaranye ukayikuba na zero. Ibyo bintu bibabaza abagore cyane ku rwego ruhagije, ku rwego ruri hejuru. So niba ushaka kubaka urugo rwawe neza, nimba ushaka kugira umugore ukwishimiye, mubwire amagambo meza. Ese iyo bavuze ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, wumva iki ku jambo ribi? Ubwo ijambo ribi ni mugenzi wanyu. Urakoze kubyuzuza. Mukore comment nimba hari ijambo naba nibagiwe wa mudamu we, waba warabwiwe n'umugabo wawe ikagushenguka bari gusubiza inyuma, umbwire tuzarikora video ubutaha.